tugiye kwakira undi munyarwenya witwa Herbert. Ladies and gentlemen, put your hands together for Herbert the comedian. DJ aka kantu twakarepese ndashaka refre gusa. Refre. DJ ora. Mumeze mute. Urwenya nibwo rugitangira sasa rero. Iyi ndirimbo bayita Ota. Umukobwa urimo hano utazi kuyibyina, ku mazina yawe nushaka yongereho Korota. Umeze mute ariko? Mbonye umuntu muri VIP urimo kwayura ba. Kirisizi koko. Ejo bundi nagiye muri Green Hills. Ariko buriya abana biga mu bigo byiza bajye bashima Imana kabisa. Uziko muri Green Hills toilette zaho ziruta ibiro bya headmaster w'ahantu nize. Rero muri toilette zaho harimo ibirahuri ku buryo wituma wireba. Rero hari igihe uri nko kwituma wareba mu kirahuri ukabona biri gukora reflection. Byahise bituma nibuka toilette z'ahantu nize. Twe kwishuri toilette zacu zabaga zaruzuye. Ku buryo niyo baguherezaga igihano cyo kuzikora, wagiraga ngo bagwaye cyo kuzivugurura. Rero ubundi ibigo byiza toilette zaho umunyeshuri yaje kwinjira mugira ngo ari kwinjira mu biro. Of course toilette ziri smooth. Ni ibintu ariko twebwe izacu yabaga ari system. Kubera ukuntu zabaga zaruzuye twinjiraga dutaruka. Utarukira kuyo bakuru bacu basizemo. DJ kakaririmbo. DJ hora. Why are you gay? Bimeze bite ndacyakomeza. Sasa ubundi toilette zisanzwe zo mu bigo by'abana bo mu bakire usanga harimo kushe y'abafundi. Niba ari irangi ubwo ni irangi. Igihe cyose usanga ari irangi. Twebwe iwacu byaga bitandukanye. Habaga harimo kushe y'umufundi ariko natwe twarashyizemo kushe zacu. Ku buryo yareba ukavuga ngo aya ni aya korode, aya ni aya pazo. Hari nayo wabonaga hasi ugahita uvuga ngo aya ni aya farimeri sinukunda gusirayidira. Ni ibintu bya toilette waba tubyihorera. Niba mushaka ko tuzikomeza mugura amaji ubundi dukomeze toilette. Sasa mfite oncle wanjye. Nabipanze. Kuhangana muri brage yanjye. Mfite oncle wanjye. Akora mu bitaro hariya muri Karayes Ndera. Ni umudokiteri. Ejo bundi yambwiye ukuntu bari gukora bakoze groupe bashiramo abantu bafite ibibazo byo mu mutwe gusa. Rero ngo kugira ngo babone ko wakize ukora left mwiyo group. Murabizi abadokiteri bagira stress nyinshi bya hatari. Nabyo nabipanze brage ni yanjye. Urumva? Noneho yaratashye ageze mu rugo bitewe na stress nyinshi yararimo kwadingamo abandi bantu bafite ibibazo byo mu mutwe abari bagiye batashiramo umugore we. None ahantu ibintu byacanganiye suko yashizemo umugore we. Of course kuko umugore ari muzima yari kubona bamushyize mu kigroupe kiri bizarre agakora left. Ahubwo ikibazo hano cyabaye umugore we yanze gukora left. None mu iyo groupe ni nawe uvuga cyane. Ngo ajya kubona ngakabona umugore waranditse ngo muraho bavandi. Ngo basangira ngendo nguko mutakivuga mwabaye iki. Amashari ariko muri gisekesha gutyo. Amashiya yariye. Sasa bise binyibutsa buriya group abana bo mu bakire za WhatsApp babamo ziba zitandukanye n'iz'abana bo mu bakene babamo.
umwana wo mu bakiri umusanga muri groupe ya WhatsApp ukabona ni groupe ifite akamaro. Urugero ugasanga ngo ni civil engineering group, ugasanga ngo baba muri high class group, business class group, kumva n'utuzina twiza. Sasa za kubana bo mu bakene usanga ari muri group ukibaza ikintu izamumarira bikamucanga. Usanga ari muri groupe ngo abo twavomanye, abantu mwavomanye bakumarira iki? Rero ngiye hariyo bankize mejo bundi mita nkora left nirukanga, nagiye kubona mbona ngo promotion y'abasiramu 2004. Ndibaza abantu twasiramure 2004 bagiye kudusiramura bundi bushasha, bagiye kudukora noneho. By the way, mbere yuko nsoza ndashaka gushimira Merci mumuhereza amashi menshi cyane. Merci yarebye ko afite impano yo gusetsa, aravuga ati hano hanze hari abana bafite impano nk'iyanjye badafite platform, akora igikorwa cyiza bita Jen's Comedy. Mwagihaye amashi. Iyo ataba Merci ntago Habati yakaba yari hano. Sasa byese bituma nibaza kuki abantu bafite impano nabo zifite aho zibagejeje badakora igikorwa nk'icyo ngicyo. Urugero nka Clapton Kibonke businzi bumaze kumukiza. Hano hanze hari abajama bafite impano yo gusinda byatari. Hari abajama bafite impano yo gusinda byatari. None se nibaza umugabo bita Sarongo muramuzi, ni umurozi wakamejeje. Hano hanze hari abapeti bafite impano yo kuroga byatari. Hari abajama bafite impano zo kuroga byatari. Yaribaje nk'ubu nka Sarongo aramutse akoze Generation Z ariko we yabarozi, nabo bajya bakora rehearsals. Urabona twe tujya muri rehearsal tukavuga brage twakoze bikarangira twigendera, ariko wajya ukavuga ibikorwa wakoze. Urugero wa mbere akaza ati igikorwa ngiye nakoze nago kirenze, timuribuka yangu biherutse gukubita gitifu tirango wa ninjye wayimukubitishije. Undi akaza ati nanjye ikintu nakoze nago kirenze, muri kura musaza wo mu gasantre uherutse gufata ihene ku ngufu, tira musaza ninjye wamuhaye muti. None ahantu hose haba abantu bivugisha nk'abayobozi, of course aho ngaho nabo baba bahari. Kaza akavuga ati murakoze banyakubahwa barozi mukizamuka, namwe barozi mwagafashe Nyabingi nakuzwe. Murakoze cyane banyita Habati. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga